guhera umwaka w'igihumbi 1900 abamisiyoneri gaturika b'abapadiri bari bagera mu Rwanda hatangiye gahunda yeruye yo guhimbira abanyarwanda byitwa ko bibatandukanya haba ku mubiri, ku isura, mu bwenge, mu nkomoko, mu mico, mu migenzereze n'imyitwarire. 1955 witwa Sandrari, uyu Sandrari yaba administrateur, we noneho mwumva habigejeje ati umututsi arirata kandi yavukiye gutegeka. Paternostre 1972 ati umututsi ni umuhezanguni, ni gashaka buhake kandi arwanya Kiliziya Gatulika. Mvise mu mwanya ko abatutsi bashinjwa kurwanya Kiliziya Gatulika no kurwanya ababirigi. Noneho hano mwumva ko Logiste we yemeje ko abahutu bakunda ababirigi na Kiliziya Gatulika. Hari ukubateranya kurenza uko ironda bwoko ry'abazungu ry'abakoloni ryageze kure mu mizi iremereye cyane. Ababirigi mu gukunda mu kubogamira cyane kuri cya cyiciro cy'abahutu bavugaga ko bikundira ababirigi na Kiliziya Gatulika, bageze naho bamwe muri bo bafatanyije na Parimehutu kurwana no kurwanya abatutsi bajya mu bitero. Nabyo byabaye rwose, ingero zirahari. Uwitwa Joseph Domani wayoboraga wari administrateur wa territoire ya Ruhengeri n'abandi babiri bari bamwungirije bitaga ba assistant Doclerc na Docasteri bagiye mu bitero byirukana abatutsi Nemba bibohereza mu Bugesera bibatwikirirwaza n'ahandi. Ubirigi bwakurikijeho kumenyereza abaturage bakoze ubwicanyi ko batazahanwa. Ravana miki ntitugomba kwiringira amahanga, icyo bareba ni inyungu zabo, si imibereho yacu myiza. Iyo bibi byo ntibaba bashyigikiye FDLR ubu ngubu. Ndagira ngo muri mwanya dukurikire ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, isomo ku banyarwanda, ku mahanga n'ibihugu byo mu karere. Ni ikiganiro tugiye kugezwaho na nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene. Nyakubahwa Minisita, ikaze. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mu nzego zitandukanye, abaturage b'akarere ka Kicukiro, inshuti bavandimwe mufite imiryango, abana, abagabo, abagore, mwashakanye, inshuti, abavandimwe, ndagira ngo mbakomeze cyane kuri uyu mugoroba twibuka aba batutsi barenga 100 bashyinguye kuri urwibutso rwa Kicukiro. Uyu munsi tariki 11 Mata tuzirikana uruhare rw'umuryango mpuzamahanga mu gutererana abanyarwanda. Uyu munsi 11 nanone si hano Kicukiro gusa abatutsi bicwaga, hari n'ahandi hatandukanye. Nje hano mvuye Kiziguro hiciwe abandi batutsi bayobowe abasirikare babigiramo uruhare, bayobowe na Major Leonard Nkundiye. Aba hano nabo Minuar imaze kugenda yari yobowe na Colonel Marshal w'Umubirigi, yongerejwe na Major Dowez na Lieutenant Romer. Bamaze kubatererana, ingabo za General Rusatira zabirayemo zirabica. Ndagira ngo rero muri iki kiganiro uruhare rw'amahanga noye kururebera gusa muri 1994, ahubwo tururebe nk'uruhererekane rw'amateka, kuko jenoside yaje ari gahunda, ari politike mbi, rurangiza muri 1994, ariko icyo gikorwa cyasozaga ibindi byari byarabanje. Nibyo ndi bugerageze kwibandaho mu kanya. Hari igikorwa cyari cyadushimishije mu myaka 25 ishize, ubwo ku itariki 7
mata mwaka wa 2000 wari minisitiri w'intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yaje hano mu Rwanda i Kigali aje kwifatanya n'abanyarwanda, noneho asaba imbabazi mu izina ry'Ububiligi ku makosa yabwo. Agira ati, yabivuze mu Gifaransa no kubihindura mu Kinyarwanda: ishyano ry'uruhurirane rutitaye ku bimenyetso, uburangare, kwirengagiza, kudafata ibyemezo bikwiye, amakosa byateye impamvu zatumye amahano atagira izina aba. Niyo mpamvu hano imbere yanyu nemeye uruhare rw'igihugu cyanjye, rw'abategetsi ba politike na gisirikare b'Ababiligi. Ni mu izina ry'igihugu cyanjye, ni mu izina ry'abenegihugu, mbasabye imbabazi kuri ibyo bikorwa. Icyo gihe twari twishimye, tumara n'igihe tuzi ko aya magambo yari mukuri. Muri iyi minsi aho Ububiligi bwuburiye ingeso yo kwikoma mu Rwanda, nongeye nsoma izi mbabazi za Guy Verhofstadt. Nta hantu na hamwe usanga akoresha ijambo jenoside. Ni amahano atagira izina. Bishobora no kuba ariyo mpamvu Ububiligi bwateye intambwe isubira inyuma yo kutazirikana uburemere, umwihariko, gravite ya jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo yayo, kugeza aho bufata umurongo noneho wo guhitamo gukorana n'abayikoze n'abagifite ingengabitekerezo yayo. Nta zina jenoside ryarimo muri izi mbabazi za Guy Verhofstadt. Abazungu batangiye gutera ibibazo u Rwanda kera. Hari icyo mumaze kumenyera guhera mu mwaka w'1884. 1884 mu gihe cy'amezi 4 Ubudage bwatumije inama iraterana ihuza ibihugu 13 by'i Burayi na Amerika hagati y'itariki 15 z'ukwa 11 1884 na 26 z'ukwa 2 1885. Ibi bihugu byiyemeza gukoloniza Afurika. U Rwanda ruhabwa Ubudage, Uganda na Tanzania bihabwa Ubwongereza, Kongo igirwa umutungo w'Ububiligi, ari nayo mpamvu bayitaga Kongo Mbiligi. Ibi bihugu bitatu byari bihawe gukoloniza aka karere, Ubudage, Ubwongereza n'Ububiligi, kugira ngo bushobore kuhakoloniza neza. Byarahuye hagati yabyo birumvikana, noneho byiyemeza gushyiraho imipaka. Ni mw'ubwo buryo rero bagabanyije imipaka y'u Rwanda. Intara zari z'u Rwanda za Masisi na Rucuruzo muri Kivu y'Amajyaruguru, ukajya Kivu y'Amajyepfo hitwa Itombwe, Uvira na Fizi, izo zose zishyirwa kuri Kongo kandi zari z'u Rwanda. Icyo nacyo maze kukimenyera. Intara za Mpororo na Bufumbira zishyirwa kuri Uganda mu mwaka w'1910. Icyo nicyo kibazo cya mbere kinini abazungu bateye u Rwanda. Niko karengane ka mbere kanini abazungu bateye u Rwanda. Gutererana Abatutsi muri Eto mu 1994 ni umusozo uturuka mu mwaka w'1910 imbibi z'igihugu cyacu bazigabanya. Iyo ako karengane kadakorerwa u Rwanda ko kwamburwa intara zarwo zikajyana n'abaturage bafite umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda, nta kibazo tuba duhanganye nacyo gishingiye ku mateka. Baba ari abaturage b'u Rwanda, ruba ari u Rwanda. Ikibazo cya kabiri ni imbaraga bashyize mu gusenya umuco w'Abanyarwanda. Guhera mu mwaka w'1900 abamisiyoneri Gatulika b'abapadiri bari bagera mu Rwanda, hatangiye gahunda yeruye yo guhimbira Abanyarwanda byitwa ko bibatandukanya, haba ku mubiri, ku isura, mu bwenge, mu nkomoko, mu mico, mu migenzereze n'imyitwarire. Bigisha ko Abanyarwanda batava hamwe, ko bataziye rimwe mu Rwanda, ko ari amoko atandukanye. Batangiza indangamuntu z'amoko zitabagaho mu Rwanda, agashingirwaho mu kugenera bamwe mu Banyarwanda ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Haba igihe tukivuga ukabona bamwe baranditse ku mbuga nkoranyambaga ngo turakabya.
abanyarwanda ntibari babanye, ntibari bamwe. Abandi ngo turabeshya, twabeshya ngo bimara iki? Kugira ngo mwumve neza uburemere bw'ironda bwoko abazungu bazanye mu Rwanda, ngiye gufata ingero zimwe na zimwe z'ibinyoma banditse, babyandika ku bahutu, babyandika ku batutsi, babyandika ku batwa. Ibyo mu gifaransa bacyumva bita stereotype, ufata abantu bakabaha ibibaranga ariko bitari byo, bidashingiye ku kuri. Uko rero niko kudutererana kwa mbere, niko kudutanya. Ntabwo ari ibyejo bundi, ibyejo bundi n'umusozo, nibyo nkomeza gushimangira. Ngiye gufata ibitabo byabo, zimwe mu nyandiko zabo banditse, nkeka ko igihe bazandikiye iza mbere nta numwe wari uriho iki gihe. Aha ndanashimira Honorable Mugesera nabonye hano, kuko kuri iki gice ngiye kwifashisha ibyinshi mu byo yagaragaje mu bushakashatsi bwe. Bafashe umututsi bamuha inyito zikurikira, ndahera ku myaka ya mbere batangira kwandika. Umuntu witwa Briez mu mwaka w'1925, 1925 nta muntu n'umwe wari uriho muri twebwe, ariko abazungu bari baratangiye kwandika. Dore uko Briez yise umututsi ngo afite imico yihariye itandukanye n'iy'abahutu. Icyo gihe ntabwo abatutsi n'abahutu n'abatwa bifataga nk'abantu batandukanye, bifataga nk'abanyarwanda bafite imyemerere imwe, ariko abazungu batangiye kubaha ibibatandukanye. Iyi nyandiko abanyarwanda hamwe n'izindi bagiye bazifata, baraziga, bazigira izabo. Ni nazo zagiye mu myumvire y'abayobozi ba mbere b'amashyaka y'abahutu, Parime Hutu na Prosoma. Bafata izi stereotype z'aba bazungu, mu kanya murabibona. Iyi nyandiko ya Briez isohoka, Kayibanda yari afite umwaka umwe, kuko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1924. Bigaragare ko yakuze abona, yiga, yigishwa izi nyandiko zivuga ko abanyarwanda atari bamwe, abijyana muri politiki. Uwitwa Derivo mu mwaka w'1930, uwitwa Gati 1936, na Padiri Pages 1940 bahurije kuvuga ngo umututsi afite isura y'abami bo mu Misiri bitwa abafarawo. Ni ukuvuga ko umututsi ni umunyamahanga, si umunyarwanda, asa nk'abarabu. Abanditsi bane babihurijeho icyarimwe. Derivo nanone 1930, Iberti 1936, Hosner 1968 bahuriza ku kivuga ngo umututsi azi ubwenge ariko ni indyarya kandi ntavugisha ukuri. Ibi mujye mukurikira, abajya bakurikira kuri social media, umuzungu w'umuparime Hutu witwa Philippe Regency, muzajya mubona kenshi akoresha ijambo ubwenge aritwerera abatutsi, abashaka kuvuga ko abatutsi ari indyarya nk'uko abangaba babyanditse. Nimujya mubona Regency avuga ngo ubwenge ni abatutsi abanyega, abacyurira, abavuga ko abatutsi ari indyarya nk'uko Derivo, Iberti na Hosner babyanditse kuva mu mwaka w'1930. 1942 witwa Sandrar ni 1972 witwa Paternos de la Mairie barandika ngo umututsi ni gashaka buhake, ni gashaka buhake. Witwa Mayes 1942 ati umututsi afite ururimi rwe gakondo yihariye, avuga iyo yiherereye. Uze ko umututsi nta cyizere agomba kugirirwa, ni indyarya nka bamwe ba mbere. Afite ururimi rwe gakondo, avuga iyo yiherereye, yaba ari kumwe n'abandi akagaragara ukundi. Aba ni abazungu bariho bita abanyarwanda gutya. Abanyarwanda ntibari barigeze na rimwe bibona muri izi nyito z'abazungu. Uwitwa Maclean 1948, Jerkins 1949 bati umututsi ni muremure kandi afite izuru rirerire. Mbo 1955 witwa Sandrar, uyu Sandrar yaba administrateur, we noneho mwumva habigejeje ati umututsi arirata kandi yavukiye gutegeka.
ibi byo kuvuga ko umututsi yavukiye gutegeka nacyo mubifate, kuko abaparimehutu nibyo baje bashyira muri manifeste zabo, nibyo baje bashyira muri politika yabo no mu mikorere yabo yose, babivomye muri aba bazungu. Paternostre 1972 ati umututsi ni umuhezanguni, ni gashaka buhake kandi arwanya kiliziya gatulika. Ibi byo kuvuga rero ko abatutsi barwanya kiliziya gatulika yabaye ideoloji iremereye yatumye banga ishyaka rya inari, kandi ishyaka rya inari na Kiziguro nabibabwiye mu gitondo niryo shyaka ryari ririmo abahutu n'abatutsi kuva mu nzego z'ubuyobozi no kugera mu bayoboke, ariko bararwanyije ko ryasabaga ubwigenge, hakagera n'ibyemezo bimwe na bimwe bya kiliziya gatulika batemera, bituma bayitwerera ngo ibitekerezo bya gikomuniste, kurwanya kiliziya gatulika, kurwanya ubukoroni, inari barayikorera uvuga ngo ni abahezanguni extremiste kandi ni gashaka buhake barwanya kiliziya gatulika. 1987 ku batutsi ndahagarira aho ngaho, ushobora gukomeza izindi ngero. Logiste bazanye kuba resident hano mu Rwanda, arandika ngo umututsi afite isura y'uruhu, uretse isura y'uruhu ntacyo ahuriyeho n'abandi birabura. Nabyo ibi ni bibi, bako umututsi dafite aho ahuriye n'abandi birabura. Ubwo ni ukuvuga ko ni bimwe bya haruguru, kuvuga ko ni indyarya, bigaragaza uko badateye, si beza, atari ko ku ruhu basa n'abandi birabura, ariko ntibakwiye kwizerwa kuko badateye kimwe nabo mu mitekerezo no mu myumvire. Ngiyi sura bahaye umututsi. Barageze ku muhutu rero bati uwitwa Mathieu 1930, ibitabo byabo nafashe ni bimwe n'inyandiko ni zimwe rwose, ariko nkazigereranya. Mathieu yanditse ati umuhutu ni umunebwe, ntagira umuco kandi ubwenge bwe ntiburakanguka. Ibi ngibi aba bazungu bariho bitirira aba banyarwanda, mukomeze icyo mugifate, nicyo abanyapolitike ba mbere ba Aprosoma na Parimehutu nibyo bafashe, bano babitwerera abatutsi basigara babihimuraho. Ibyo bitiriwe, ibyo abazungu babise barabyakiriye koko, hanyuma icyaha kigaruka cyaraje ku mututsi. Derivo 1930 yaranditse ngo umuhutu yavukiye gutegekwa kandi ntagira uburanga bwiza. Nta na rimwe abanyarwanda bari barigeze bibona batya, ko harimo abatagira uburanga bwiza, ko harimo abavukiye gutegeka no gutegekwa. Wapi? No. Pages 1930 arandika ngo umuhutu ni mugufi, akagira ingufu ariko akabura ikinyabupfura. Mwumve uku gutesha agaciro iki cyiciro bariho bakora. Bafasha abatutsi kenshi babagira ibitangaza, ariko bakabagira indyarya, noneho abahutu bariho barabaha isura mbi cyane ibanduza kutagira ikinyabupfura. Ntibishoboka. Uwitwa Sandral 1942 ngo umuhutu yikundira amahoro no guhinga, ariko ntiyitabira vuba amajyambere kandi arashukika. Iyerno 1954 na Dohech 1964 bahuriza kuvuga ngo umuhutu akunda kwiheba, kutigirira icyizere, bigatuma yita abana be amazina yerekeye ku Mana. Ubu kwitwa Babizimana, Bantezimana, ubu data ntiyigiriraga icyizere. Nicyo byaba bivuga mu myumvire y'aba bantu. Bon, murumva aho batugejeje naho ibi nabihisemo mbishaka kugira ngo mwumve, iyo tubabwira ko abazungu bashenye ubumwe bw'abanyarwanda bakadutanya, ko inkomoko ya jenoside ari bikomokaho ngibaho biri. Iyi ngengabitekerezo, iyi ideoloji uracyanayisanga no mu bapfobya b'iki gihe. Nimuzakurikira ibiganiro by'umupadiri witwa Fortunatus Rudakemwa, muzasanga afite iyi complexe abazungu bamushyizemo, akaba ari n'ubu agikwiza kandi atwerera abatutsi. N'abandi nabahimana nabangaba ni ibitekerezo by'abazungu bataretse, kuko babirerewemo babikuriramo. Twebwe rero niho ndi busoreze, tugomba kwipakurura iri ronda bwoko ry'aba bazungu, nicyo kizadukiza. Noneho uwitwa Dohech ati umuhutu akunda gutegekwa. Gislin 1970
umuhutu akora bya cyana kandi ntareba kure. Hosner na Jeci 1968 ngo ni Nyamugi yo bijya. Ndasoreza kuri logiste avuga ngo umuhutu ari mu bwoko bwa Bantu, ni mugufi, afite izuru n'iminwa minini, icyiza cye yikundira ababirigi na Kiliziya Gatolika. Mwumvise mu mwanya ko abatutsi bashinjwa kurwanya Kiliziya Gatolika no kurwanya ababirigi. Noneho hano mwumva ko logiste we yemeje ko abahutu bakunda ababirigi na Kiliziya Gatolika. Hari ukubateranya kurenza uko? Ntako. Nguko rero ngiyi ideology yaje muri 59 yubakirwaho ko ababirigi, ko abatutsi barwanya ababirigi bakarwanya Kiliziya Gatolika, abahutu bakaba bakunda ababirigi na Kiliziya Gatolika. Umwanzuro ni uwuhe? Ni ugushyigikira abahutu kugira ngo kuko bo bakunda ababirigi na Kiliziya Gatolika. Ngiyi nshamake nshatse na hano ntanasoza, asigaye umwanzuro nawe mukawumva. Ngibi ibyo banditse babigenderaho. Iyo rero tubyigisha urubyiruko tukabwira abarimu n'ababyeyi tuti mumenye ko ironda bwoko abazungu aribo barituzanyemo ritabaga mu Rwanda, bamwe bagaca ku ruhande ngo turabeshya nama yari ya politike. Wapi, never. Ngibi mu nyandiko zabo kandi utufashe ni duke cyane, ni duke cyane. Ngibi rero by'abantu babisha abatutsi gutya, ngibi ibyo bari barize, ngibi ibyo bakuriyemo. Umwana aba icyarerewemo, agira indangagaciro ahawe ari muto, amenya kirazira ahawe ari muto. Ababicanyi rero bigishijwe ibingibi. Bageze ku Mutwa ho rwose baramwandagaza, bamwambura n'akantu k'ubumuntu kose. Ingero ntibamuvuzeho byinshi ariko bike bamuvuzeho ngibi. Daye mwaka wa 1927 Umutwa asa n'inguge, vuga si umuntu rwose. Derivo 1930 Umutwa ubwoko bwe bwaranduye, atekereza bugufi. Mu Gifaransa ni race impure, impureté, umwanda. Jardin 1963 ngo ntahuje amaraso n'abahutu n'abatutsi, ni igikuri gitunzwe no guhiga no kubumba. Amaraso yacu twese n'umutuku, harugira amaraso y'umukara cyangwa umweru? Ntawe. Ariko mwumva iby'abazungu bariho batwerera abatwa Banyarwanda ngo ntibahuje amaraso n'abahutu n'abatutsi. Ironda bwoko rero ry'abazungu ry'abakoloni ryageze kure mu mizi iremereye cyane. Parimehutu rero dore ngibi rwose abakuze abakayibanda. Habyarimana yavutse mu mwaka wa 1937 yavutse nawe abikuriramo yiga ibingibi, nta kindi abantu bari kumutekerezaho rwose. Nicyo cyatumye rero ironda bwoko riza riraremera. Tugomba kurimenya, tukamenya kurirwanya dushikamye, twumvise ko ryatugejeje kure. Ababirigi mu gukunda, mu kubogamira cyane kuri cya cyiciro cy'abahutu bavugaga ko bikundira ababirigi na Kiliziya Gatolika, bageze naho bamwe muri bo bafatanyije na Parimehutu kurwana no kurwanya abatutsi, bajya mu bitero. Nabyo byabaye rwose, ingero zirahari. Uwitwa Joseph Domani wayoboraga, wari administrateur wa territoire ya Ruhengeri, n'abandi babiri bari bamwungirije bitaga ba assistant Doclerc na Docasteri, bagiye mu bitero byirukana abatutsi Nemba, bibohereza mu Bugesera, bibatwikirirwaza n'ahandi muri 1956. Mu mwaka wa 2012 hari umuzungu wabaye administrateur mu Rwanda kuva mwaka wa 1948 kugeza 1961 witwa Julien Nissens. Julien Nissens yanditse igitabo muri 2012 avuga ko muri 1959 yahuye n'abaparimehutu batwikira abatutsi hariya hakurya ya Nyabarongo. Noneho atangazwa no kubona mu bitero harimo umubirigi wari umukozi wa territoire ya Kigali witwa Baudouin Germain. Uyu Baudouin Germain Nissens ni wamuyoboraga, ni ubyiyandikira n'iki gitabo cye. Noneho abaza Baudouin Germain ati bite kuri mu bitero hamwe n'abaparimehutu? Undi aramubwira ati jewe mfite amabwiriza yabyo.
ati mfite amabwiriza ya Colonel Logiste. Logiste ni wari umuyobozi mukuru w'Ababiligi mu Rwanda. Noneho ni sense araza agera i Kigali ajya kureba Logiste, arabimubwira. Logiste aravuga ati nta kibazo, nigiye watanze amabwiriza ko Baudouin Germain ajya muri biriya bitero, ajya gufasha abaparimehutu kwica no gutwika. Ababiligi urwo n'urugero rumwe, ariko nabaha n'izina bitwaga ba Dowird Macumu y'inda. Macumu y'inda yagiye mu bitera i Nyanza, i Kibungo n'ahandi. Ababiligi bageze naho bakoresha kajugujugu zikagaba ibitero, zikazana za tract zibwira abahutu, kuko hari abahutu bifatanyaga n'abatutsi bakarwanya abaparimehutu. Tract z'ababiligi zikaza zibwira abahutu ngo nimutandukane nabo, abashakwa n'abatutsi, abashakwa n'intari ntabwo ari mwebwe. Kajugujugu nk'uko twicaye ziza zimenamo izo tract. Barabikoze nko ku musozi ahitwa Sovu, ni mu karere ka Nyamagabe, aho abahutu n'abatutsi bari bishyize hamwe bajya guhangana n'ibitero by'abaparimehutu, harimo n'iby'abanyekongo b'Ababiligi, barwana kuri sushefu wabo Gasarabwe, banga yuko acirwa i Nyamata. Ibi byose ni amateka n'ibintu byabaye bikorwa n'Ababiligi. Kubaterana muri Eto ni byejo bundi. Hanyuma ibyo byo izo tract zagiye kujugunywa i Nyamagabe ni ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 1960. Helicopter z'Ababiligi zitwawe nabo. Ubabiligi bwakurikijeho kumenyereza abaturage bakoze ubwicanyi ko batazahanwa, icyaje kwitwa umuco wo kudahanwa, impunity. Bashyizeho itegeko, narabivuze ejo bundi ku Gisozi, ariko reka mbitangira ibisobanuro gato cyane hano. Itegeko ryasohotse ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 1961, ritanga imbabazi ku bicanyi 2000 bakoze ubwicanyi hagati y'1959 n'1961. Colonel Logiste itegeko rimaze gusohoka yakoze itangazo rinini. Ababiligi bakoraga itangazo mu Gifaransa n'Ikinyarwanda, niko babyandikaga bakayahana nimero. Iri tangazo rero risobanura ibigize imbabazi, ni itangazo nimero 27 ryashyirwaga mu Kinyarwanda kugira ngo bakunde barisome kuri Radio Rwanda. Dore uko ryanditse, ndafata mu duce duke cyane. Imbabazi zihabwa bakoze ibyaha n'ubundi bugome ku byerekeye politiki, ni ukuvuga abisha amategeko ariko babitewe no kurakara gushingiye ku mpamvu za politiki. Urugero rudashidikanywaho mwese muzi neza ni itwikwa ry'amazu. Mu mpande nyinshi z'igihugu amazu rimwe na rimwe menshi yaratwitswe mu minsi mike, byaterwaga n'igice cy'abaturage cyerekana ko kitumvikana n'ikindi ku mpamvu za politiki. Murumva ko Logiste ariho arabisasira. Amaze kubisasira rero yakomeje asobanura ibikubiye muri iryo tegeko ry'Ababiligi, akavuga ko ingingo ya mbere itanze imbabazi ku byaha byakozwe hagati y'itariki ya 1 Ukwakira 1959 n'iya 2 Mata 1961. Akavuga ibyo byaha bitatu mu ngingo ya kabiri n'ibyaha biremereye mu byumve neza rwose. Ndavuga uko byanditse ngo kwica no gutwika abantu bagahira mu nzu. Kwica no gutwika abantu bagahira mu nzu, icyo cyaha gitangiwe imbabazi, abantu bararekuwe. Icya kabiri, kwica umuntu buhoro buhoro cyangwa kumukomeretsa. Kwica buhoro buhoro kugenda umutema cyangwa umutwika, kwica urubozo. Icya gatatu,